Harimo bavuze induru ati bwato butwaye abantu benshi, bwishe abantu benshi, ayiwe bose baragiye nta n'umwe usigaye, nuko bwamanutse bucumo abantu ko bakabaye bose abakongomani n'ibyo bari batwaye biramanuka byisanga mu nyanja hasi nguko ukomera igihe agera mu bwato bunini cyane bwabarizwaga mu kiyaga cya Kivu, bukaba bumwe mu bwato buzwi cyane bwatwaraga abagenzi ndetse n'ibicuruzwa. Ni ubwato bwitwaga Meridi. Inkuru tugezeho izi saha ku isaha ya saa 5 zuzuye itariki 3 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024 yuko ubu bwato bumaze kuzikira cyangwa se gucubirira mu kiyaga cya Kivu. Numwe mu bwato bunini nkuko maze kubikubwira, ntiharatangazwa ngo ni bangahe bamaze kuzikira muri ubu bwato. Ntago turamenya ngo nuhe mubare w'abazima kubera ko bose uko bari mu bwato n'ibicuruzwa bamanukanye bose, bamwe hari kugaragara kadavure cyangwa se imirambo, abandi nabo baburiwe irengero. N'ubwato tugiye kuganiraho bunini rero bwitwa Meridi bumaze kuzikira mu kiyaga cya Kivu. Tugiye kurebera hamwe ibiki mu by'ukuri bishobora kuba bituma amato azikira muri iki kiyaga cyacu cya Kivu. Nubwo inkuru isa n'iyabiriye muri Republique Democratique du Congo, ariko ni igihugu cy'abaturanyi ndetse tunafitanye amarelation cyangwa se amasano menshi cyane, kujyo iyi nkuru nawe ikureba, kandi n'ibintu byoroshye ko umunyarwanda wese ahari mu gihugu azakorera ingendo muri iki kiyaga cya Kivu, byanga byakunda ashobora kuzikora aje muri business, ubucuruzi, kwishimisha ndetse n'ubutembere kimwe n'ibindi byose. Ese nihe mpamvu yabatumye ubwato bwitwa Meridi bubasha gucubirira mu kiyaga cya Kivu? Byaba biterwa n'iki kugira ngo ikiyaga cya Kivu kisukire cyangwa se kimire amwe mu mato? Biterwa n'iki kugira ngo zimwe mu nyanja zimira amato nk'uko byagendekeye Titanic mu mwaka w'1912? Birasa n'ibibaye kuri Meridi iyi saha ya saa 5 itariki 3 z'ukwezi kwa 10. Niba ari bugeze bwa mbere rero ugeze ku murongo mugari wacu wa YouTube Mutavu Official, wakanda kuri iyo nzongera ukaduha subscribe kugira ngo inkuru zose tuzajye tuzikugerezaho ku gihe. Ngewe wumva nitwa Mutavu Ismael, wahaye ikaze mu kiganiro. Gusa kandi uko Imana y'u Rwanda igira neza. Akuru ubwo yatugeragaho rero yakomotse kuri Twitter yitwa Mao Zigabe, ndetse no ku zindi mbuga za internet nk'urubuga rwitwa Je suis Kivu cyangwa se Je suis Goma. Zose ni inkuru ushobora kugeraho ukabona iyi nkuru y'ubu bwato bwitwa Meridi bumaze kuzika. Tutaramenya ngo n'abanyarwanda bangahe baba ari muri ubu bwato, wenda bava Iminova baza hano hakujya Igoma hafi ku Gisenyi. Ntabwo turamenya nyine ngo bwari butwaye abantu bangahe, ariko ikiriho nuko ari bumwe mu bwato bunini nkuko nakomeje kubikubwira, bunini cyane bubarizwa muri iki kiyaga cyacu cya Kivu. Meridi rero akaba ari ibintu bisanzwe yuko ubwato buba bwabasha gucubirira mu nyanja bukazika, bukaburirwa irengero cyangwa se bukazagaruka, kimwe nuko na bamwe mu bashobora gupfa rimwe na rimwe badashobora kugaruka cyangwa se bakaburirwa irengero bitewe na situation ubwato ushobora kuba bwatebeyemo. Ushobora kwibaza tuti ese nyuma y'ibi bibaye kuri Meridi, ikiyaga cya Kivu nayahe mato amaze kugicubiriramo cyangwa se amaze kukiburamo? Ese koko bavuga yuko mu kiyaga cya Kivu habarizwa gaze methane cyangwa se methane gas? Ese koko yaba ariyo ikurura aya mato ikayazikiriza muri iki kiyaga? Ni inkuru yo kwibazwaho rero. Ego, nkuko n'ubusanzwe ikiyaga cya Kivu nubwo ari ikiyaga kivugwaho kuba gitunze gaze methane, gaze mbi cyane ishobora kuba yakwangiza cyangwa se igatwara ubuzima bwegereye cyangwa se bukikije iki kiyaga cya Kivu. U Rwanda rwashyizeho strategy n'ingamba zo guhangana n'iyi gaze methane ibarizwa muri Kivu. Bahitamo gushaka strategy yo gutangira kuyicukura, n'ubu ngubu bikorwa cyane ahangaha mu Rwanda. Abantu benshi bakunda kwibasira gaze methane bavuga yuko rero ishobora kuba ari imbarutso yo kuzika kwa bimwe mu bintu cyangwa se kwa bimwe mu mato akora ingendo muri Kivu. Ariko mu by'ukuri ntago gaze methane ifitanye isano n'izika cyangwa se icubira ry'aya mato muri kiyaga cya Kivu, ahubwo hari ibindi bintu bishobora kuba bituma amato abasha gucubirira muri iki kiyaga cya Kivu akaburirwa irengero cyangwa se ubundi akagaruka. Ibyo bintu rero ni ibihe? Ahagana mu mwaka w'1911 Abongereza bakoze ubwato bunini cyane
bukaba ubwato bwiswe Titanic. Nyuma y'umwaka umwe rero ubwato bukozwe mu mwaka w'1912 byabaye ngombwa ko ubwato butangira gukora imirimo bwari bwaragenewe gukora nyuma y'uko Abongereza nyine bamaze kumurika birumvikana. Buza guhaguruka ahitwa Southampton butangira urugendo rwabo mu nyanja ya Atlantique y'amajyaruguru. Ariko bumaze iminsi 5 yonyine mu nyanja, ubwato bwagize gutya buhura n'impanuka maze bucubira bucumu mu nyanja. Iyo mpanuka yatewe n'iki? Ni kugira ngo tuze gusatira ku mpamvu zishobora kuba zituma amato muri Kivu abasha gucubira mu nyanja ntagaruke. Bavuga ko ubwato bunini bunahambaye mu mato manini yabayeho mu isi nzima, Titanic, bwagize gutya bugonga ikibuye kinini cy'umunyu cyari mu nyanja ya Atlantique maze burasandara bwose. Abagera ku 2240 bwari butwaye ngo bari abagenzi ndetse n'abakoraga mu bwato. Bose uko bakabaye baramanutse. Harabashije kurokoka no gutabagwa, uburyo bavuga yuko abagera mu 1500 barapfuye, abandi baburirwa irengero, abandi bararokoka. Byabaye inkuru ndende yasigaye mu mateka y'Abongereza ndetse n'amateka y'abenjeniyeri bakora amato. Uko gucubira mu nyanja k'ubwato bwa Titanic rero nubwo bwagonze ikibuye byaturutse ku burangare bw'abatwaraga ubu bwato. Bituruka ku burangare bw'abareberaga ubu bwato. Turimo twibaza ututi ese Meridi nayo ntiyaba yacubiriye mu nyanja cyangwa se muri Kivu kubera ingaruka z'abari batwaye ubu bwato bwa Meridi? Reka tuze turebe ku bindi bintu bishobora kuba byaba byatumye ubwato bwa Meridi bucubirira muri Kivu bukaba bwaburiwe irengero. Imiborogo ikaba ari myinshara hakurya muri Kongo, hari hakurya Minova, Igoma, ku Gisenyi ndetse no mu bindi bice by'uburengerazuba bw'u Rwanda. Bimwe mu bintu rero bishobora kuba bituma ubwato muri Kivu bushobora gucubira bukabura irengero bukazika. Ikintu cya mbere ni condition de climat, condition climatique, cyangwa se imiterere y'uko ikirere kimeze. Hari ikirere kiba kirimo umuyaga mwinshi, gifite imiraba minini, uburyo isekuru ikubita ku mazi ku bwato yinjira mu bwato imbere, bitewe n'uko imitunda cyangwa se waves cyangwa se imiraba ari miremire gusumba ubwato, kandi nabwo bwapakiye busa n'ubwegereye amazi bwamanutse ho gato. Hari igihe rero imiraba iba ari minini cyane cyangwa se imihengeri ikazi kubita impande z'ubwato inazamuka ijya mu bwato. Ibyo ubwabyo bishobora gutuma ubwato burengerwa n'amazi menshi maze bukazika. Indi mpamvu ya kabiri ishobora kuba yaba yatumye Meridi izika ni maintenance. Hari igihe ubwato buhura n'ikibazo, ugahura n'ibibazo, bwakorerwa maintenance cyangwa se isanurwa, ugasanurwa nabi ku buryo amazi ashobora kuza afite ingufu bitewe na ya miyaga na ya condition climatique, akaba yakubita andi bwa bwato bwasanywe bukuzura amazi maze bukamanuka nk'ibihe. Iyo ni indi mpamvu ya kabiri ishobora kuba yabaye kuri ubwato bwitwa Meridi. Indi mpamvu ya gatatu rero ishobora kuba yatumye ubwato bwa Meridi bubasha kuzika, birashobora kuba ari icyo bukozwemo. Ndagiye ubwato bukozwe mu biti, nubwo Meridi yakozwe mu biti, murabona ko n'ubwato bunini, ubwoko bw'amashipu, n'ubwato bukomeye cyane, n'ubwato buhambaye nkuko nababwiye bwakoreraga muri kino kiyaga cya Kivu, ubwato tutaca amazi. Hari igihe rero ibikoze ubwato bigeraho bigasaza, abenjeniyeri cyangwa se ba nyirabwo bakarangara ntibuke kubuvugurura, bikaba impamvu y'uko ubwato bwacubirira mu nyanja. Indi mpamvu ya kane irakomeye cyane, hari igihe ubwato bushobora gupakira cyangwa se ugatwara package cyangwa se imizigo myinshi cyane, ikaburemerera bukagira ireme rinini cyane gusumba iry'amazi, bikarangira bwa bwato bwisanze muri Kivu. Reka dukomeze kwihanganisha abakongomani, tubabwira ko bakomeza kwihangana mu gihe tutarabona andi makuru aturuka ku nzego za polisi ndetse n'inzego z'igisirikari gicunga ikiyaga cya Kivu. Ngewe na umuhungu wanyu Mutavu Ismael, nakoze kubana nanjye mu kiganiro. Mwibuke gusenga kandi mushimira Imana izabahe uburame ndetse n'ubuzima bwiza, kandi mwibuke ko Imana y'u Rwanda igira neza. Naho utaha bye.